Yesu ashimwe bera b'Imana, nongeye kubasuhuza muri iki gitondo cyo ku cyumweru. Nizere ko mwe n'imiryango yanyu muri amahoro. Ndasaba ngo Uwiteka Imana akomeze abarinde kandi abane namwe. Mbahaye ikaze muri iki gitondo kugira ngo dusangire ijambo Imana iduha kugira ngo turisangire. Muri iyi minsi itambutse guhera kuwa gatatu, nako ntabwo ari kera cyane, twatangiye inyigisho zo mu gitabo cy'Abaheburayo. Ni inyigisho zifite umutwe uvuga ngo kurinda ibyo kwizera. Twabonye yuko iki gitabo cy'Abaheburayo aricyo tugiye kuba twigaho cyane. Ni igitabo twabonye ko cyanditswe kikaba kiri mu isezerano rishya, ariko gifite urupande kinini cy'isezerano rya kera gisa nkaho kiba kigikoreye incamake. Cyandikiwe bene data b'Abakristo bari Abaheburayo, bari muri Butaliyani i Roma. Bakaba bari banyuze mu bihe bibagoye byo gutotezwa kubw'ubutumwa bwiza. Bamwe banyagwa ibyabo, abandi baricwa, abandi bagira naho bahunga. Hari ku ngoma y'umwami Claudio, akomeza kugenda abatoteza, ari naho tubonera abantu babiri, uwitwa Priscilla na Aquila, bahunze bavuye i Roma bakajya i Korinto, aho bahuye na Paulo, bagatangira kuvugana nabo ubutumwa bwiza, bafatanya no kuboha amahema. Abo bari bamwe mu bari bahunze ugutotezwa bacagamo. Nyamara mu basigaye hariya batahunze, bamwe muri bo kwizera kwabo kwari gutangiye gucogora. Igihe cya Claudio kirangiye, haje undi mwami witwa Nero, we ndetse arushaho kubagirira nabi no kubica. Byatumye benshi muri bo bumva bagiye kugwa isari, bakava mu byizerwa, kuko bumvaga yuko bibaremereye, bumvaga yuko bibakomereye. Muri icyo gihe rero Abakristo bari bacitse intege, aho bari bamaze kugenda bacogora. Abaheburayo bari i Roma no mu Butaliyani batangiye gucogora. Nibwo iki gitabo cyanditswe. Ntabwo batubwira uwacyanditse uwo ari we. Bamwe bagiye batekereza ko ari Paul, ariko si we, ntibivuga uko. Ntabwo bavuga uwacyanditse, gusa cyandikiwe abo bene data bari mu guca mu bihe by'itoteza, kugira ngo kibakorere ibintu bibiri. Icya mbere, baterwa inkunga yo kudacogora mu kwizera kwabo. Icya kabiri, bahabwa n'imburo zitandukanye z'uko hari ingaruka zo kuva mu byizerwa. Uyu munsi rero tugiye kuba dusoma ku gitabo cy'Abaheburayo ibice 12, imirongo 3 gusa turi bwibandeho, kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Dore uko havuga. Haravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba ku by'ibyishimo byamushizwe imbere, niyita no ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Umurongo wa 3. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye, butyo kugira ngo mudacogora mukagwa isari. Kugira ngo mudacogora mukagwa isari. Ngira ngo ubungubu murabyumva neza. Ubutumwa abantu bwari bwandikiwe ko ari abantu bari bageze ahantu babasha kugwa isari mu byo bizera, mu byo bemera, ndetse mu byo bakurikiye, kubera ibintu bitandukanye bo tumaze kugenda tureba byagiye bibavuna cyangwa byagiye baremerera. Kuko bimwe mu bintu bagiye banyuramo ubisanga mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 32. Uraza kumva bavuga ngo, ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi, mumaze kuvirwa uko baviriwe n'umucyo wa Yesu Kristo. Umurongo wa 33 w'Abaheburayo 10 hakavuga ngo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Umurongo wa 34, kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Ni ukuvuga ngo ahangaha batweretse bimwe mu bintu byabaremereye, byabananije imitima, byabakomera ibyo bagiye baca mu gufungwa, kwicwa, kunyagwa ibyabo, gukubitwa, gutukwa, gushungerwa. Byatumye bigera ahantu bumva ya nzira bafashe yo gukurikira Yesu ari inzira itoroshye.
Abaheburayo 12 rero ije gutera inkunga abantu bacaga mu bintu bimeze uko nguko. Ariko iyo usomye Abaheburayo 12 uraza kumva ururimi rukoreshwa ari ururimi rw'abantu bari mu marushanwa, ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizenya vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Urumva ko harimo isiganwa. Ahangaha impamvu hakoreshejwe ururimi rw'amasiganwa ni ukubera iki? Muri icyo gihe ubutware bwari ruriho bwatwaraga cyane, cyangwa se umuco wari uganje cyane, yari Abagiriki n'Abanyeroma. Abo bantu rero bombi duhereye ku Bagiriki bagiraga imico yo kujya ahantu bakubaka imibiri, bagakora ibyo bita body building. Abagabo bakajya ahantu bakiheza, bagakora ibintu, bagaterura ibintu biremereye, bakubaka imitsi, imibiri yabo igakomera. Mu kujya bakora ibyo noneho babivanamo amarushanwa yo kujya barushanwa kugira ngo barebe abarusha abandi. Mu gutangira kubikoramo amarushanwa havamo imikino itandukanye ya Olympics ahantu mu mujyi witwaga Olympia. Aho muri Olympia batangira gukora ayo marushanwa, yabaga ari ahantu muri za gymnasium zabo aho bakoreraga ibyo birori. Abantu benshi bakaza bakabazenguruka bagatangira kureba abantu barimo kurushanwa. Byahindutse rero ubuzima bwabo, ndetse no muri icyo gihe n'abayobozi bose bagaterana bakabikurikirana, ku buryo muri iyo minsi habaga ayo marushanwa ntabwo habagaho intambara. Ntibyari byemewe kujya mu ntambara mu gihe cy'iyo mikino yabaga irimo kuba. Abanyeroma rero nabo barabibakopaho cyangwa bavanamo, babigiraho, barabitwara nabo batangira kubikora. Ariko bo noneho babishira mu buryo bwabo, ndetse babivanamo amastade manini barayubaka akomeye ahaberaga amarushanwa yo kwiruka y'amasiganwa. Naho ngaho iyo mikino yose yagiye itangirira. Mu gihe rero Bibiliya yandikwa, bitewe n'uko bandikirwa Abaheburayo bari i Roma mu Butaliyani, bari bacitse intege, bagombaga kubabwira mu rurimi basanzwe bumva, b'ibintu bibazengurutse bibera hafi yabo. Ibintu by'amasiganwa, ibintu by'amastade byari ibintu bamenyereye by'amarushanwa, bari bamenyereye kubibona, ku buryo kubabwira bakoresheje ingero babona bamenyereye byahitaga byumvikana mu buzima bwabo. Muri icyo gihe rero uzasanga Bibiliya ikoresha ingero nyinshi ivuga ku gukirana. Ubwo dukirana imibiri n'amaraso, dukirana, bagakoresha izo ndimi gukirana. Bakavuga kurushanwa, mwirukange dusiganirwe, kwirukanka aho tugera, uwirukanka yirinda muri byose. Usanga ari ururimi bagiye bakoresha bitewe n'uko abantu babwirwaga icyo gihe rwa rurimi basobanukiwe cyane. Muri iyo minsi rero, kugira ngo abantu bajye muri ariya marushanwa, hari ibintu bajyaga bakora, bajyaga bitondera. Icyambere, umuntu yabazaga akiyandikisha yuko ashaka kujya muri ariya marushanwa. Iyo yiyandikishaga rero yahitaga atwarwa ahantu, akamara amezi 10 ategurirwa kuzakora ya marushanwa. Muri ayo mezi 10 abo bantu barajyanwaga ahantu hiherereye hatari muri rusange, bakabajyana ahantu habo hiherereye ho gutorezwa. Muri icyo gihe cy'umwiherero rero bahozwagaho amaso, baritegerezwaga, ni ukuvuga ngo bagiraga icyitwa strict supervision, baragenzurwaga cyane. Ibyagenzurwaga rero byabaga ari ibiki? Barebaga ko umuntu yirinda kugira ngo muri ubwo buzima abayemo atazagira ibiro byinshi mu masiganwa bakazanirwa kwiruka. Bagenzuraga uburyo umuntu agenda yiyongera ibiro cyangwa uburyo abigabanya. Ikindi nanone bagenzurwaga ku mirire kugira ngo barye neza ibiryo bibaha ingufu, ariko nanone mu mirire itazatuma babyibuha bakagira imibyibuho izabananiza gukora ya marushanwa. Ikindi bakareba n'ibiryo barya ari indyo nziza ibaha intungamubiri zaba zikenewe. Icya gatanu barebaga kuri abo bantu igihe bari muri iyo residential training, banarebaga noneho ku myitwarire. Hari igihe washobora kuba wirinze muri biriya indyo nziza, weight yawe cyangwa uremere waburinze, ariko ukubanye n'abandi ukagira ingeso mbi mu mibanire yawe n'abandi, iyi myitwarire yawe, iyi ingeso zawe zabaga mbi, warasezererwaga, bikumvikana ko unaniwe utazajya amarushanwa. Ariko wakwitwara neza, ya minsi ikazarangira uko ari amezi 10, ukarangira bafata ko uri umuntu mu bagiye gusiganwa, uzaba uri muri ba bandi. Iyo mwarangizaga rero ayo mezi 10 arangiye, barabarahizaga, ukarahira yuko ugiye kuba umwe muri abo bagiye kuzakora ya marushanwa. Nuko rero ugahita ujya mu marushanwa. Naho ngaho rero bakura imfashanyigisho,
bari mu kuvuga ku buzima bwa gikristu cyangwa bwo kwizera yuko bumeze nk'abantu bari mu marushanwa bakurikije ubuzima bw'abo bantu bajyaga muri ayo marushanwa. Niyo mpamvu uyu murongo tubwira mu Baheburayo 12 murongo guhera ku wa mbere ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizengera vuba dusiganirwe aho dutegekwa. Kuvuga ngo bafataga ubuzima bwo kwizera irukanka mu irushanwa. Rero muri iryo rushanwa icyo umuntu yagombaga kumenya nuko igihe cyose yagombaga kureba yuko hari ibiro agenda atakaza kugira ngo azabashe kujya muri iryo rushanwa abasha kwirukanka neza. Bikagereranywa n'ubuzima bwacu bwa gikristo cyangwa bwo kwizera. Kwizera ntabwo bigereranywa nk'umuntu wibereye muri katuwa mu kugenda mu byo twita ubukerarugendo. Ntabwo kwizera kumeze nk'umuntu uri mu rukerarugendo, uri mu bukerarugendo yigira aho ashaka, akirebera ibyo ashaka uko ashatse, agatinda aho ashakunze cyane, akihutira aho adashatse, nuko nguko. Ariko baratweretse ngo twebwe mu byizerwa bigereranywa n'umuntu uri mu irushanwa. Bivuga ngo mu buzima bwo kwizera, bwo kugendera mu kwizera, umuntu akeneye kureba yuko nta bimuremerera. Baravuga ngo ugomba kwiyambura ibikuremerera n'ibyaha byakwizingiraho. Iyo bandika aha ngaha rero urabona ko bareba ibintu bibiri, bavuze ibintu byakuremerera, bakuvuga n'ibintu by'ibyaha. Bishatse kuvuga yuko nk'uko umuntu yajyaga muri ya residential training bakareba yuko biro agenda bigabanya ku buzima bwe azabashe kwirukanka mu buryo bworoshye, ariko bakazareba n'ingeso n'imyitwarire ku buryo yashoboraga kuba yararinze ibiro ntabirenze, ariko ingeso ze zigatuma aba disqualified cyangwa atemererwa kuzajya mu marushanwa. Naha baratubwiye ngo mu rugendo rwa gikristo mu kwizera hariho ibintu bitari ibyaha, hari ibintu mu by'ukuri bitari bibi ariko bishobora kukuremerera bikakunaniza gusiganirwa aho uhamagarirwa. Ni byiza kwigenzura mu buzima bwacu nk'abakristo ukareba ibintu bimwe. Hari ibintu bimwe bitari ibyaha ariko mu mico yacu ari ibintu bitakwemerera gusiganirwa kugera aho uhamagarirwa kuba umudisciple, kuba umwigishwa mwiza wa Yesu Kristo. Hakaba hari ibintu bitari ibyaha ariko ugomba gusiga niba ushaka kwihutira kugera ku muhamagaro cyangwa aho uhamagarirwa. Hari ibintu umuntu yasabwaga kubahiriza. Kavuge ku bintu nka bitatu by'ingenzi biza kutugenda bitwigisha kubijyanye n'iki cyanditswe cyateraga inkunga abakristo cyangwa bizera bari bagiye kugwa isari. Ikintu cya mbere, iyo umuntu yagombaga kujya mu marushanwa yasabwaga kubahiriza amategeko y'irushanwa. Niyo yarangizaga gutegurwa, ya ndahiro yakoraga yarahiriraga yuko agiye kuzakurikiza amategeko icyo asaba. Ni nk'uko iyo umuntu arahiriye kuba umuyobozi, hari amategeko, hari ibyo urahirira kuvuga kuzubahiriza icyo amategeko asaba. Iyo urahiriye kuba umuganga, hari ibyo urahirira kuzakurikiza. Niyo umuntu yarangizaga iriya training yarahiriraga, yarikomitingaga akavuga ngo yewe nzirukanka aya marushanwa nk'uko amategeko abisaba. Natwe mu irushanwa ryacu ryo kwizera mu bukristo duhamagarirwa gukurikiza amategeko n'amabwiriza y'irushanwa ryacu ryo kwizera. Niyo mpamvu Yesu Kristo ahamagarira abigishwa be kujya guhindura abantu abigishwa. Yarababwiye ngo nuko rero mugende mu mahanga yose muhindura abantu abigishwa. Arakomeza arababwira ngo mubigisha kwitondera ibyo nabigishije byose. Muri ubuzima bwo kwizera turi mu marushanwa ariko afite amabwiriza, afite amategeko yo kubahirizwa. Ntabwo umuntu ashobora gukurikira Yesu ngo yigendere uko ashaka. Yesu aravuga ngo mubigisha kwitondera ibyo nabigishije byose. Niyo mpamvu mu gitabo cya Matayo Yesu yaravuze, aravuga ngo umuntu wumva izi nyigisho zanjye ngo akazitondera, akazikurikiza, amabwiriza yazo akayakurikiza, ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye akayubaka hehe? Ku rutare. Ngo imivu igatemba, imvura ikagwa, imyuzure ikaza, ariko ya nzu ntigwe.
bivuze ngo persecution zikaza, gutotezwa kukaza, ibigeragezo bikaza, yanzu cyangwa wa muntu agasigara ashikamye mu byizerwa. Yesu arereka yuko kumukurikira bisaba kubahiriza amabwiriza, bimeze nka ya marushanwa agira amabwiriza yayo. Bari abantu yo bigishwaga babwirwaga ibijyanye n'amarushanwa, babwirwa yuko ugiye mu irushanwa agomba kurushanwa akurikije icyo amategeko asaba muri iryo rushanwa. Bibutse ko no gukurikira Yesu, kwizera kwacu ni nko kuba mu marushanwa afite amabwiriza agenga dukeneye kwirukanka dukurikiza. Aribyo Yesu yavugaga mubigisha kwitondera. Yesu yavuze ngo munyitire iki mwami kandi mutubahiriza ibyo mbasabye gukora. Yesu yifuza ko tubaho ubuzima bwo kwizera bukurikiza amabwiriza, bukurikiza ijambo rye, bwitondera ijambo rye icyo rivuga. Nanone kandi ikintu cya kabiri cyasabwa ku muntu ugiye kujya amarushanwa, usibye gukurikiza amabwiriza, umuntu ugiye kwinjira mu irushanwa yasabaga kwemera irushanwa ategekwa. Uyu murongo kuntu tubwira Amaheburayo 12 wumve kuntu havuga, aravuga ku murongo wa mbere, nuko natwe tugoswe n'icyucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Ni ukuvuga ngo mu masiganwa ntabwo ariho uhitamo aho ugiye kwirukangira, baguhitiramo aho uri bwirukangire. Icyo gihe rero kwari no kwirukanka abantu basiganwa, mujya mwumva ibyo bita ibirometero 20 bya Kigali, abantu bajya birukanka. Iyo biri butegurwe baca inzira, bagaragaza amayira umuntu ari bucemo. Hari amayira usanga agera ahantu hazamuka, agasozi kazamuka, akaza kugira hari cross, akagira hamanuka. Baba bagiye bagaragaza aho umuntu ari bwirukanka anyura kugira ngo bya birometero 20 bibe byuzuye. Ntabwo ari uwirukanka uzihitiramo ahazanyura, ahubwo abateguye irushanwa nibo bategura aho wa muntu wirukanka azanyura. Ni byiza kumenya ngo natwe mu kwizera kwacu, mu kwemera kwacu, ntabwo ari twe twihitiramo irushanwa tuzirukanka. Aho aravuze ngo murongo wa 12 agace ka kandi ngo dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Dusiganirwe aho dutegekwa, no kuvuga ngo dusiganirwa aho dutegekwa, ntabwo dusiganirwa aho twihitiyemo, ahubwo dusiganirwa aho dutegekwa. Ugiye ukiyanisha amagiye kwirukanka mu birometero 20 by'i Kigali, hanyuma ukavuga uti ndabona bazamutse hahandi kwa Mutwe hazamuka Inyamirambo, wa muhanda w'amabuye, utigiye kamanuke Kimisagara nyure Nyabugogo hamanuka. Iyo wihitiyemo ahamanuka, ahategekwa n'ahazamuka, uba wibeshe cyane. Bivuze ngo rero ntabwo dusiganirwa uko twishakiye, ahubwo dusiganirwa aho dutegekwa, niko Bibiliya ivuga. Ntabwo twihitiramo. Ibi ngibi rero akenshi no mu mihamagaro niko bimeze. Hari igihe usanga umuntu igihe Imana iguhamagariyemo n'ibyo guhamagariyemo ari ibintu bigoye, wabireba ukumva ntabwo aribyo wagahisemo. Ni gute Imana yamamagariye kuyobora itorero rimeze ukuntu cyangwa gukora umurimo uri ahantu hameze ukuntu, cyangwa ikanyoza nka missionnaire ahantu hameze ubuzima ukuntu. Ntabwo turi abantu bareba iby'abandi bamerewe neza ngo twifuze ibyabo. Dukwiriye gusiganirwa aho dutegekwa, ibyo dutegekerwa. Hari igihe usanga wowe Imana ukuntu iguhamagaye mu murimo usa nk'ugiye gutangira ibintu biri ahantu harimo n'akajagari. Undi muntu akaza atangira umurimo aho abandi batunganyije kera, barubatse, bashizeho inzira zitunganye, aho niwe hamagarirwa kwirukana. Nyamara nawe muri aho hatunganyije hari ibindi bidatunganye, Imana imuhamagara kuzahura nabyo. Ariko wowe aho uhamagariwe harimo inzitane, harimo amahwa, ukavuga ati we yaba hari abaciye inzira imbere yanjye bakabanza bagatunganya inzira, ukumva wakwihitiramo kujya gutangira ahandi. Nibo bantu usanga Imana imuhamagariye gukorera mu Rwanda, ashatse kujya gukorera muri Amerika, cyangwa Imana imuhamagariye gukorera muri Aziya, ashatse kujya muri Australia. Ukumva urashaka ahari green pastures, ahari ubwatsi butoshe. Oya, iyo duhamagawe dusiganirwa aho duhamagarirwa. Ntabwo ujya kwihitiramo ibikoroheye, ubuzima bukoroheye ngo uvuge ngo nihuca. Niyo mpamvu wirukanka aho usiganirwa. Yesu yahuye n'ibyo ngibyo ubwo yari i Getsemani, ubwo yakandwaga ubuzima bw'umukanda, agaragarizwa igikombe agomba kunyweraho, aho agomba kunyura isiganwa, agomba kwiruka akarangiza ngo abibone. Aravuga ngo Data, niba bishoboka nakwihitiramo isiganwa, icyama iki gikombe kikandenga sinkinywereho,
ariko aza kwibuka yuko atari we wihitiramo isiganwa, asiganirwa hategekwa. Aravuga ati ntibibe ibyo nshaka data, ntibibe uko nshaka, ahubwo ubushake bwawe buba ari bwo bukorwa mu buzima bwanjye. Yamenye ko hari isiganwa agomba kwirukanka. Wowe isiganwa riri imbere yawe ni irihe? Ari ukukwizera duhamagarirwa ko agakiza ni isiganwa, ari n'umuhamagaro w'ubuzima bwawe ni isiganwa. N'icyo usiganirwamo, n'icyo uhamagarwa gusiganirwamo. Waba hari ibyo utangiye gushyira ku ruhande kuko bikugora, bikurusha, hari akazamuko, hari ahantu haremereye, hari amabuye, hari ubutaka butameze neza, ukaba wumva ushaka ahakorohera kwitoranyiriza aho wirukagira. Wikwitoranyiriza, emera gusiganirwa aho utegekwa. Koko ku iherezo ry'isiganwa ryawe hari ikamba rizahabwa, kandi buri muntu azagororwa kubwo bwizerwa bwo gusiganirwa aho yahamagariwe, apana kuba yarakwebye akajya mu bindi byaba byoroheye ubuzima bwe. Ikintu cya gatatu rero icyo abasiganwa bakora, tubonye ko icya mbere bagomba kwirukanka uko amategeko asaba. Icya kabiri bagomba kwirukanka isiganwa bahamagarirwa, iryo bategekwa kwirukanka batagiye kwitoranyiriza iryo bishakiye. Icya gatatu nuko abasiganwa bamenyaga neza yuko iri siganwa binjiyemo sibo bonyine baritangiye, kuko umunsi barahiriraga yuko bagiye kujya mu isiganwa bamenyaga ko imyaka amagana n'amagana hari abandi bagiye birukanka muri iryo siganwa. Sibo bonyine baribanjemo, sibo bonyine barigiyemo, hari abandi barigiyemo baranarangiza, hari ababonye imidari, hari ababonye ibikombe, bakamenya ngo nanjye nimbyirukanka musingiye gupfa, kandi hari n'abandi birukanse banarirangije. Muri ibyo ngibyo rero turaza kubona ariyo mpamvu umurongo wa mbere utangira uvuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Bivuze ngo hari abandi barahiye iyi ndahiro turahiriye kujya mu irushanwa, hari abandi birukanse iri siganwa nanjye ngiyemo, ntabwo ndi uwa mbere kandi singiye no kuba uwa nyuma, hari n'abandi bazaryirukanka. Iri ngiri rero ryari rushanwa bababwira bibutsa ryo kwizera. Wibuke ko ni amagambo yabwirwaga abantu bari bagiye gucogora ngo bave mu byizerwa, bumva bari gutotezwa, bumva baruhijwe no kugirirwa nabi, no gufungwa, no kubabazwa, no gukorerwa ibintu byinshi ndetse no kunyagwa ibyabo. Bakumva ibyo kwizera bagiye kubishingukamo. Noneho barimo barigishwa kwihangana bashingiye ku bantu bari mu isiganwa kugira ngo birusheho kubakomeza. Barabwirwa ngo natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Ahangaha bababwira ngo igicucu cy'abahamya benshi babwirwaga bande? Wibuke ko hakoreshwa ururimi rw'ibyo bazi kugira ngo bibafashe gusobanukirwa neza iby'amarushanwa. Ariko aba bantu babwira ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, aba bahamya barimo kubwirwa ni abandi bene data bagiye mu byizerwa bakanyura mu bihe bigoye, birukanse mbere yabo batigeze bacogora. Ibyo ubisanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 guhera ku murongo wa 33. Wumve kuntu havuga, haravuga ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami, no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranyijwe, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Murongo wa 35 ku gice cya 11. Abagore bahabwa abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. 36. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, muri make bagakatishwa inkerezo za zindi zikata imbaho, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye kuba ko bayibamo. Bazeraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Barimo baratubwira abantu baciye mu bintu byinshi,
bavugwa mu gice cya mbere nk'intwari zo kwizera, zagiye mbere yacu, zanarangije. Igihe rero turi muri iyi nzira yo kwizera, ni byiza mu Kristo aho uri hose, mu kwizera kwawe kumenya ngo hashize imyaka 2000 Kristo azamutse. Muri iyo myaka 2020 imaze gutambuka, hari abizera baciye mu bihe byinshi birusha kugira umwanya wo kumenya ko tugoswe n'igicucu cy'abahamya benshi barimo n'abamaze imyaka 2000 byatambutse, babayeho mu bihe bitandukanyije kandi biruhije mu buryo butandukanyije. Ibyo bituma ushobora kwihangana ukavuga uti, niba bene data ari byo baciyemo, aka kanjye ntabwo ari akabazo gakomeye. Niba barafataga umuntu bakamukatisha urukezo, niba bafata umuntu bakamwicisha amabuye, niba barafataga umuntu bakamujugunya mu rwobo rw'intare, niba bafashe umuntu bakamukaranga mu mavuta, bakamwica mukaranga amavuta, niba barafashe umuntu bakamwica bamukoresha iyicarubozo, uko tugiye tubisoma hariya, ukavuga ngo abo bose nta kindi baziraga kwizera kwabo, birukanka iryo rushanwa bihanganye, bumva yuko bizeye kuzahabwa ibyo basezeranyijwe byanze bikunze, kuko yasezeranyije ariyo kwizera. Aha rero bababwiye ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, abo bose bavuze ibyo byose baciyemo, ni gute jyewe kuba naburaye byampemuza? Ni gute kuba umuntu yantutse byampemuza? Ni gute kuba nafunzwe byampemuza nkavuga ngo Yesu muvuyeho? Ni gute kuba abantu biwacu banyanze kubera ibyo nemera, ibyo nizera, byatuma numva ngiye gucogora? Aravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine. Aha ngaha hari ijambo avuga noneho, wa muntu ugiye kudacogora mu byizerwa, ibintu agiye gusabwa gukora kugira ngo urinde kwizera, ugomba kurinda intumbero. Kurinda kwizera cyangwa kurinda ibyizerwa, ugomba kurinda intumbero. Intumbero batubwiye ni iyihe rero? Umurongo wa 2 aravuze ngo dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, ari niwe ugusoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita no kwisoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Baratubwiye ngo niba tugiye kurinda ibyo kwizera, tugomba kugira intumbero nzima, intumbero nyayo. Intumbero kabande aravuze ngo dutumbira Yesu wenyine, ari we banze yo kwizera, ari we watangije kwizera. Ni Yesu watangije kwizera, ni Yesu watangije kwizera. Yagutangije ate? Niwe wa mbere y'ibihe. Mbere y'ibihe Yesu yizeye se akiri mu ijuru, aramwizera ko data ari umwizerwa, yemera gusiga icyubahiro n'ubwiza, aza ku butumwa bwa se hano ku isi. Yizera neza ko mu byo azacamo byose ise azamusubiza icyubahiro yamusezeranyije. Arabyizera, aramanuka araza, amenya ko se ari umwizerwa. Ariko si ibyo, anasohoza kwizera, ahisemo kumara imyaka 33 akurikiza kubaha ibyo se yavuze byose. Niyo mpamvu yahoraga avuga ngo ntabwo naje kwikorera ibyo shaka, ahubwo naje gukora ibyo data ashaka. Ngo nta kimwe mwambonanye ntavanye kwa data, ngo ibyo mubona nkora byose nibyo numvanye data. Yizeye se kandi abaho n'ubuzima buganduka, abaho n'ubuzima bwumvira se kuzagira ku musozo ubwo yajyaga ku musaraba, akizeye ise. Niyo mpamvu muri Yohana 17 umurongo wa 4 aravuga ngo data narakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora, none nsubiza cya cyubahiro n'ubwiza wasezeranyije, ibyo wambwiye, ibyo nahoranye mbere yuko namanutse nkajya mu isi. Nuvuga ngo icyatumye yihanganira umusaraba, yizeraga neza yuko se azamusubiza wa munezero igihe azaba asubiye kwa data. Yizeraga ko amasezerano ya se adahinduka, ibyo se asezeranya bidahinduka. Natwe niba tugiye gucogora, nuko tugomba gutumbira uwo Yesu ari we banze akanasoza kwizera. Hanyuma si ibyo gusa, tukabona yuko yihanganiye umusaraba, ntiyita no kwisoni zawo kubw'umunezero wari umuteretswe imbere. Natwe tukamenya ngo ibyo dusezeranywa by'ubugingo buhoraho, ibyo dusezeranya by'uko tuzaba mu ijuru, tuzabana n'Imana,
tukamenya ngo natwe twabyizera, ibyo bikatuma turenga umusaraba wari wose uturi imbere, isoni zawo zaba zituri imbere, kubabazwa kose kwaba kuturi imbere, tukabasha kugutambuka. Ariko si icyo gusa bavuga no ku murongo wa 3. Umurongo wa 3 bakavuga ngo nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Baravuze ngo nuko muzirikane uwo ari we Yesu Kristo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha. Gira umwanya utumbira Yesu, umutekereje ari ku musaraba, umureba ari ku musaraba, umureba acumitwa amacumu, umurebe agirirwa nabi n'abanyabyaha, kandi abo banyabyaha aribo yaje gupfira, aribo yaje gucungura, abo yaje kugirira neza niba barimo kumugirira nabi ariko ntiyacogoye. Ngo muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo kugira ngo mudacogora mukagwa isari. Abaheburayo bari bagiye gucogozwa n'ibyo bacagamo bigoye, n'ibyo bacagamo bibabaje, ariko ibyo byose hano baratwibutsa ngo bagombaga gutumbira Yesu, bakamureba ari ku musaraba, bakareba ibyo yaciyemo, bakabona ibyo yababajwemo, no kuntu atigeze acogora, ahubwo yakomeje kwihanganira ububi bw'umusaraba, kuko yizeraga ibyo se yamusezeranyije ko atazamba. Mwibuke no ku musaraba atangiye gusenga akavuga ngo data niki kikundekesheje. Yasoje avuga ngo ubugingo bwanjye bushize mu biganza byawe. Bivuze ngo yari akizera ko se amukunda, yari akizera ko se yizerwa, ku buryo yacamo byose abasha kubyihanganira, kuko bitazarangira atabonye ingororano, atabonye ikamba, atabonye ibyo se yamusezeranyije. Ibyo rero abatubanjirije nuko bagenje, nuko bihanganye. Wowe ni ibiki byaba bituma wenda kugwa isari? Mu buzima bwawe haba harimo ibyakuremera bikubuza kwirukanka muri iri siganwa ryo kwizera. Batweretse ko hari ibintu bishobora kuba atari n'ibyaha byakuremerera. Uzi ko kureba amafilime ashobora kukuremerera, amafilime menshi, umwanya wo gusoma ijambo ukaba warabuze uhora amafilime, WhatsApp, za Facebook, social media ikakuremera, ukaba wabuze umwanya wo gusenga, wabuze umwanya wo gusoma ijambo, wabuze umwanya utuma ukura, birakuremera. Si icyaha kuganira n'abantu kuri social media, ariko ni ibikuremerera byakunanije kwirukanka. Aravuga ngo kugira ngo ubashe gusiganirwa aho amagarirwa, gira ibikuremerera wikuraho. Aravuga ngo ibyaha byose tubishire ku ruhande kugira ngo tubashe gusiganirwa muri iri siganwa ryo kwizera. Kandi si ibyo gusa, ngo tubashe no kwihanganira ububi bw'ibintu byose twaba duhura nabyo bituremera, ngo dutumbira Yesu, tunibwa ko ari abantu bagiye imbere yacu, tureba intwari zo kwizera ibyo baciyemo byose. Niyo mpamvu Pawulo asoza ubuzima bwe, Timoteyo wa 2:4 umurongo wa 7 haravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ahangaha bavuga ngo narangije urugendo mu Kinyarwanda, ariko mu Cyongereza bavuga ngo narangije isiganwa. Yafataga ibyo kwizera nk'isiganwa. Bibiliya aravuze ngo umurongo wa 7, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Nshuti y'Imana, reka nawe ushikame. Sinzi ibyaba biguhinyuza, ibyaba biguhiga, ibyaba bigutsikamira, ibyaba byenda kugucogoza, ibyaba bituma wumva washinguka mu byizerwa. Byaba ari ukuburara se, byaba ari uguhemukirwa se, byaba ari ibigeragezo se, byaba ari ibihe biruhije ucamo se, byaba ari crise financière, byaba ari ubukungu bwamerewe nabi, byaba ari mu rushako rwawe, byaba ari mu mubiri wawe, mu buzima bwa sante yawe, byaba ari iki bigutsikamiye bigeze ahantu wumva warategereje amasezerano, warizeye Imana, ariko ukaba wumva ugiye kumera nk'Abaheburayo bari mu Butaliyane bendaga kugira ngo bashinguke mu byizerwa. Ongera utumbire Yesu wenyine. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo mugerekenye mu cyanjye nk'uko nkigera mu cya Kristo. Reka Kristo aba ari we ntumbero yacu. Wa mugani wa ya ndirimbo ivuga ngo ntumbero yanjye ni Yesu, ntumbero yanjye ni Yesu. Ikibazo dufite kinini cyane, abantu benshi intumbero zabo ni abandi bantu. Mu gakiza afite abantu atumbiriye. Iyo abo bantu baguye nawe aragwa, iyo basitaye arasitara, iyo bahemutse nawe arahemuka. Reka intumbero yacu ibe Yesu, ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze kandi usoza kwizera kwacu. Nutumbira Yesu, Pawulo yatumbiriye Yesu. Niyo mpamvu yavuze ati
narwanye intambara nziza, narangiza urugendo, narinze ibyo kwizera. Reka nawe uzasohoze utyo, umunsi umwe tuzahure na Kristo agufate mu kiganza avuga ngo warakoze mugaragu mwiza kandi warinze ibyo kwizera. Mwene data, rwana intambara nziza, rangiza urugendo rwawe, rinda ibyo kwizera. Uwiteka atugirire neza.